inshuti yawe yibwiye uti rero ntucaha urahahurira n'akaga ya nshuti yawe irinda kuhaca iyo umubwiye uti nyamuneka irinde ni ukuri aririnda kubera iki yabibwiwe n'umuntu ko azi ko amukunda yakumva ko amukunda asanzwe azi ko amukunda akavuga ati no kuva Jolly yamburiye there is no need of passing here reka mbireke ndacaha kubera iki none se nciye ahangaho sinagera mu mujyi reka rero nicira ahangaha turabasuje mwese bakunzi ba TMTV yasashimwe mahoro ya Kristo shalom shalom aho muri hose twizeye kubiteka akomeje kubabera byose muri byose nukuri dushimishwa no kongera kugaruka hano imbere y'amaso yanyu abo tuziranye nongeye kubahobera nubwo ndi kure yambi abo tutaziranye nitwa Umuganwa nitwa Jolly mama umukozi w'Imana agira ubuntu tumushumba kindi kandi nkunda kwibabwira yuko ndi na rwiyemezamirimo rero nshimiye Uwiteka adushoboje kugira twongere kugaruka hano imbere y'amaso yanyu no kuri muri uyu mwaka mushya mwese mwifurije umwaka mushya muhire bifurije umwaka w'amahirwe rero ubushize tuganira na Emmy twigeze gukomoza ku kiganiro cy'uburere bw'abana bubu abantu benshi nagira ngo tugiriye part 2 abantu benshi barabisabye baravuga ngo sinzo uko byumva ariko turi buze gusoza nawe uzagira icyo ukuramo tubwire abantu benshi baravuga ngo ikibazo ni ababyeyi batagishobora kureba icyo umuco uvuga ababyeyi basa nabirengagije icyo umuco uvuga ababyeyi basa nabateye umugongo icyo umuco wari ugamije kera bati rero ababyeyi ahubwo ni bakwiye kubwirwa rero ababyeyi ese mwebwe mu byumva muti abana bo twaganiriye urubyiruko havuga ati se niba umubyeyi atakweretse ngo kubwiye ati nyura aha sura kwa runaka jya ahangaha ngo uhaye uburenganzira jyayo urareyo tegujyeyo cyangwa nanakugezeyo niba muri ahantu bishoboye mufite imodoka hatsege nzashingira he mu by'ukuri njya gutangira gushaka mutantina cyangwa umutonto ati ko mama azaba atamaye ubwo burenganzira cyangwa data cyangwa atanafashe ukuboko ngo anyereke iyo nzira ijyayo ati ubwo jye nzahera he ese ababyeyi koko niko bimeze abandi babyeyi twaganira bavuze ati rero ni mu by'ukuri niko bimeze ariko nkanjye namuje kubera ko abana banjye ba nyirasenge bafite ingeso mbi base wabo bafite imyitwarire itari myiza nkareba ngasanga aho kugira umwana mwohereze kwa nyirarume utitwaye neza cyangwa kwa nyina wabo cyangwa kwa se wabo cyangwa kwa nyirasenge avuga reka dukomeze ahangaha twibanire nabo biga ibyacu biga uko ibyo tubigisha biga ibyo dukora ubwacu uko byose ni ishuri aho kugira ngo bagirire ishuri ryacu bagende bagereke iryo kwa nyirarume bagereke iryo kwa se wabo bagereke iryo kwa nyina wabo ndetse n'iryo kwa nyirasenge aravuga atoya reka tubagumane ahangaha bajye bareba ibyacu bareba abatantine babaca imbere abakozi bandi bari aha barinzi iki ataho kugira ngo ujye kumuvangira ese babyeyi koko niko bimeze biraterwa nuko abantu kuri ubu bahindutse se abakera bo bari abamarayika nta bibi bagiraga byashoboraga gutuma ababyeyi bavuga atashwi nta mpamvu yo koherezayo umwana wanjye ese kuki baboherezagayo tuva ari ibintu byo dukwiye kwibaza nk'ababyeyi kandi tugashakira umuti rero nabwiwe n'abantu yuko igitumye abana b'ubu ngubu bidashobotse ni ukubera uburere ababyeyi babahaye kuva mu buto ababyeyi babayeho bababwira ingeso mbi z'abavandimwe babo babayeho bababwira cyangwa se batanabibabwira hari abo bambwiye ati rwose igereranyewe no guhisha abana banjye mfite nyirarume w'umusinzi
afite nyirarume w'umujura, afite nyirarume w'indwanyi, afite se wabo ufite izo ngeso. Avuga se umwana wanjye kweri agende aragura iriya mico, nakura atyo usigeho uzaba yarabigizemo uruhare? Reka murekera. Abandi ndetse n'indi myumvire itangaje, mwohereze kwa nyirarume ari umunyagatulika cyangwa kwa se waba ari umunyagatulika, njye ndi umurokore, njye ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi, njyewe ndi reka batazajya kumwigisha iriya myemerere, ni ukuri umwana wanjye ayobye, njyabo bifitemo uruhare. Undi akakubwira ati nyirarume ni umugande yenda kandi njye ndi umunyarwanda, cyangwa se wabo ni umugande njye ndi umunyarwanda, cyangwa n'ubundi bwoko. Mwoherezeyo ajye kwiga iriya mico, aruhukireyo. Njye ndimo ndibaza ibyo byose ko ari uko bimeze, abakera byo byari bimeze bite? Bari abamarayika, bari bafite ingeso nziza zose guhera ku wa mbere kugera ku wundi. N'icyo ababyeyi bashingiragaho batwohereza mu mago ya bene wabo, kandi tukajyaho mu by'ukuri tukahakura uburere, tukagira icyo tuhakura. N'iki cyabiteraga? Mwakuragaho izo mbaraga mwebwe ababyeyi zatumaga mutwohereza. Kuko njye numva sinzi ahandi niba bikoreka, niba ari hano mu mujyi gusa bidakoreka, yenda ahandi mu byaro bikoreka, muzamfasha mu nkosore. Ariko njye mbona pe twarabaye abenshi, twabaye ba nyamwigendaho. Nta mubyeyi ucyurekura umwana kubera izo mpamvu. Umwana ugasanga arinze abaho ngaho, ahuye n'abana bene wabo ntibaziranye, nta rukundo bafitiranye, nta santima bafitiranye, aramubona nk'uko abona undi mwana wese. Kubera iki? Kubera ko nyine harabwirwa gusa ni mubyara wawe, ni umwana nyoko wawe, ni umwana nyogosenge, ariko nta hantu amuzi. Nta kintu gituma bumva yuko kibakwega, kumva yuko ari abavandimwe b'indani. Boye nta kintu bafite kibakwega, agahitamo rero kumva ko yamubona atamubona ntacyo bimubwiye. Ese babyeyi tubire kuko cyangwa turebe icyo twahinduraho? Njyewe ubushize nari nabibabwiye kandi nkunda no kubivuga. Aba bana batabonana umunsi bihuriye ubwabo, bakivugira uruzungu cyangwa urufaransa, bakikundanira, bakagera igihe cyo baza kutubwira ubukwe, bakaza yenda byanabaye ibindi, yenda yaranahinduye amateka, yaramuteye inda, bizagenda bite? Basi se nta kuntu twabigerageza, byaba na ngombwa sinzi, yenda hakagira icyiciro runaka cyubona ko wa mwana atagifata ingeso z'ahandi gaziha agaciro, ariko noneho akari cyo ukavuga uti iki gihe reka setting igihe runaka ngishyireho, vuge n'umwana wanjye najya ageze iyi myaka aho yamaze kumenya kurobanura ikibi n'icyiza, nibwo nzamwemerera kugenda. Njye mufata ari nabwo nanjye mwohereza, bwire nti iyi weekend uzajya, niba yiga aba ku ishuri muri iki kiruhuko uzajya, muri iki kiruhuko uzasura uyu, iyi weekend uzasura uyu, yitaha uzasura uriya, ugende mumenyane. Ariko ntiduterere iyo ngo bibe burundu, tuvuge ngo ya rwose reka umwana wanjye aguma aha yiga ingeso zaha, nta handi ndumva nta n'impamvu ederi dore bafite ingeso zimeze gutya, abana babo bateye batya. Oya, aho kugira ngo duterere iyo, reka ni ukuri duharanire cyane ko abana bacu bamenya bene wabo. Buri icyo kintu mwakimenya ari uko icyo kibazo God forbid ntibizababeho. Ariko niba hari ikintu kibabaza, ni ukuba utarahuje abana, ni ukuba utaratumye bamenyana, ni ukuba utaratumye bamenya bene wabo. Ejo hakajya nk'ikintu nk'icyo kikubaho, nibaza kutazigera wibabarira, kuko za mpamvu zose zo wavugaga wumvaga ari impamvu, ni ukuri hari imiti. Umuti ni uko niba wumvaga umwana ashobora kugenda agapikinga cyangwa agafata ingeso z'ahandi, zirikana ko hari igihe cy'umwana ashobora kugeramo, ukavuga utoke reka noneho iki gihe murekure, ndabona ubu ngubu yaramenye ururo n'icyatsi,
ndabona ubu ngubu atari umuntu wabwira ngo ci iburyo kandi yagomba guca ibumoso. Ndabona ko utamuhabya kandi yaramaze kwisobanukirwa. Basi tugire igihe cyo dushyiraho tuvuge umwana wanjye kuba yagejeje imyaka, mu by'ukuri igihe ndabona yuko agiye akararayo bwa rimwe ntacyo byamutwara. Icya kabiri, reka duharanire cyane kugira uburere bwo duha abana bacu, kugira za kirazira tubigisha, kugira ibyo bifite umumaro tubigisha, tubereke umurongo nyawo. Niturangiza icyo gihe nikigera ukamurekura, n'ukuri azagaruka ari wa mwana wawe, ntacyo bizamutwara. Mpamvu ki ntacyo bizamutwara? Ni ukubera ubushuti mwagiranye, wenze ukagenda umuha umurongo ngenderwaho, azabona yuko wa murongo koko ari wo. Kubera iki? Wamubwiye mu buryo bw'inshuti. Inshuti iyo yibwiye uti rero ntucaha, urahahurira n'akaga, ya nshuti yawe irinda kuhaca. Iyo umubwiye uti nyamuneka irinde, ni ukuri aririnda. Kubera iki? Yabibwiwe n'umuntu ko azi ko amukunda, yakumva ko amukunda, asanzwe azi ko amukunda, akavuga ati no, kuva Jolly yamburiye there is no need of passing here, reka mbireke ndacaha. Kubera iki? None se nciye ahangaho sinagera mu mujyi, reka rero nicira ahangaha aho kugira ngo nce ahangaho yambujije. Reka tugire uburere duha abana, aba aribwo nabo bazashingiraho bangira kure cyangwa se bamaganira kure ingeso zo babona yuko zidahwitse, zo karaguye ahandi zo wari ufitiye impungenge, azahagere nazibona zitesha agaciro. Ese ntaho urabyumva umwana wawe ajya gusura umuntu runaka cyangwa abana be babasuye, ukumva asigaye avuga ngo iki n'iki gihe nabonye atari ko twebwe iwacu tugikora. Uriya mwana numvise avuga amagambo akomeye, cyangwa se numvise akora ibidakoreka. Ntaho ubizi? Ntaho waba ubizi yuko uwo mwana yagiye akareba ingeso zawe akazitesha agaciro? Niba se hari aho ubizi, kucyumva utamugirira icyizere. Rero reka dusoze, nta nubwo njye nshaka kubatindira uyu munsi. Ndababwiza ukuri ngo umwana we nuba waramuhaye indangagaciro, ukamuyigisha za kirazira, ukagira umurongo w'umuha, ni ukuri ntabwo azawurengaho ngo afate za ngeso. Reka rero icyo cyo kuba intandaro yo kugira ngo abana bawe ntibamenye bene wabo, yo kugira ngo abana bawe ntibagire ababo, ntibagire umwanya wo gusabana n'ababo. Reka ntibizabe intandaro yo kuzahura n'akaga umwana wawe ashaka uwa nyina wabo, cyangwa wa nyirasenge igiti, cyangwa se waba igiti, cyangwa nyina waba igiti, cyangwa bakagwa no muri ibyo bibazo bataribona uko bikuramo kubera ko batagize umwanya ubamenya. Rero ndabinginze ngo babyeyi dushakishe impamvu, dushakishe uburyo twakemura icyo kibazo. Niturenza kugikemura bizatworohereza kurekura aba bana bagende, ariko mu gihe ubwacu tutarabanza gusobanukirwa icyakorwa, ni ukuri birazakomeza ari imbogamizi. Rero ndabinyize kugira ngo Uwiteka duhe ubwenge bw'uburyo twabikoramo, kuko amaraso y'umuntu ni amaraso kandi akomera kurenza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Rero Uwiteka duhe ubwenge bw'uburyo twabikora, aducira inzira y'uburyo twabikora, kandi warashoboye. Umwiyambaje kumuhamagara, ukagira icyo umubaza, ukagira icyo umuyoboza, azakuyobora. Ese uyu mwana koko nzabigira ntya? Utuntu twose twatekereza tw'ugebeshye yuko twakorwa mu bwenge bwawe, banza uturekure, uduharire Uwiteka. Byose rero ubihe Uwiteka, ni ukuri azakuyobora. Uzagira inzira y'ibanze umwana wawe, ugire izakirazira umwigisha, ugire indangagaciro umuha, byose bizagenda bimugirire umumaro, kandi amenyane na bene wabo, kandi bisoze bibagiriye umumaro mwese. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kanizere yuko nzumva comments zanyu zatugirira umumaro. Ni ukuri umuryango nta cyawusimbura, kandi mu buryo bwo kubahiriza ukaba umuryango nicyo nacyo kirimo. Reka abana ntibakajye gushaka bene wabo ari uko bagiye gushaka, bitera isoni ndetse n'ipfunwe. Rero abana ipfunwe, ahubwo reka tubafashe. N'ubundi rero ntabwo nibagiwe, ubutaha tuzagarukana tuganire kuri cya kiganiro cyo twatangije, ariko tugasiga tubabwiye ngo ubutaha tuzabaganira uburyo twabonye ko iby'ubu byamaze gukomera, aho umwana w'umukobwa asigaye yikwa.
akatazi ko yikoye. Imana yo mu ijuru idutabare kandi iturengere. Turabakunda, tubifuriza ibyiza, niyo mpamvu tujya dufata uyu mwanya tugahagarika ibindi byose tukavuga ngo dufate ikiganiro runaka tukibagezeho, ahari yenda hari uwo cyagirira umumaro. Imana ibahe umugisha. Reka dushime Imana yuko ariyo mukozi w'umuhanga ugiye kuzaduha uburyo iki kintu gikoreka. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro. Wakoze mwami kubana natwe dutangira, wakoze kubana natwe hagati, wakoze kubusozanyije natwe. Twaganiraga ku kiganiro kivuga ngo ese ubundi birakwiye koko yuko ababyeyi kubera ingeso zo tubona imiryango hirya no hino twareka abana bacu tukababuza burundu kumenya n'imiryango yabo, tukabima amahirwe, ariko dusanze yuko hari umuti w'uburyo twabikora kandi tukabikora neza. Rero Mana twebwe turakwizera mu kanini na gato, turakwizera mu bikomeye n'ibyoroshye, turakwizera muri buri kintu cyose. Nuko rero mwami muri ko kwizera tugusabye ubwenge bwo kugira ngo dushobore kurera abana bacu uko bikwiriye. Ni umwanda uguturukaho, ni umukumbi waduhaye kuragira, nawe mwami tuzi ko tuzawubazwa. Turakwinze kugira ngo duhe ubwenge bw'uburyo twawuragira neza, tukazicyura ntayavunitse, ntagize ikibazo ndetse nta niyatakaye. Mwami udushoboze nk'ababyeyi. Hari byinshi dukoma mu nkokora twabivuze, ariko kubera kuri Imana udushyirireho inzira, uduhe ubwenge buryo twabikora neza, nuko bikagira umumaro abana kandi tugasigara dushimwa nawe ndetse n'abavandimwe bacu. Shyirwe hejuru kugiye gukora ibirenze ibyo twatuye. Mwami usange buri mubyeyi wese umwigisha icyo kintu, kandi uwo waremeye ino mesaje mwami umusange umuhereza inzira kugira ngo yakire kandi mugirire umumaro. Yaba ari umwe gusa, Data nzi ko hari umurimo ukomeye waba ukoretse. Nuko ushyirwe hejuru, uha umugisha abadufatanye umurimo Mana, ubaha umugisha. Uyu mwaka 2023 wabera umwaka wo kuzasoza bashima, kubera ko hari icyo bandikishije mu gitabo cy'imirimo myiza. Mwami nabo uzabibukireho, ugire n'ukuri Data mwese icyo baremera, n'ukuri n'abasigare bashima izina ryawe. Shyirwe hejuru muri byose none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.